mwanafasha hari ikindi yashaka aha nagari ku ndege kwa mugore ngo kiza Zapichi ariko sumundi sama karame wareka tugamagara ubundi bikangira hanga vagamagare kaze nona reka tugamagare kigiza akantu reka tugamagare birangira hanga gahamagare gira vuba gahamagare karakabwa kigiza akantu ntazi ubwoko bwaho byira byaba byiza kageze hano kabwire vuba ka Mr. Se simani waje tugahura ubundi shano kuri pemba baraduhure nisa rw'unango ubimumu okay ahantu magaze nyine imbere yaho nyine hari imodoka banguka sawa kakubwiye ngo iki ngo karaje kabanguke karaje kiworere birarangira anga no munsi birarangirira aha ngaho. A few moments later. kaze twereke uko bigenda ndabona kanaje abashobora bimeze biteze bonde muri hano se nk'aba bari mu nama bite byanyu harya bundi we bite byanyu banzigire hino kugira ngo bigenze bite se kandi bigenze bite ntago nzi ubu ntabwo business genda kuzi n'uyu ndamuzi ahubwo kukimuhateraniye hano ni iki urumva twateranye hano gutubwire ngo hagati yanjye n'uyu girlfriend wawe ninde tubwize ukuri oya uratubeshya nese ngenda kuzi wowe umaze kwivugira ubwawe kumuzi bite dushobora kuba twarabonanye umunsi umwe ariko wenda abona nta bantu munsi uwo munsi umwe rero ni munini ushaka mwaravuganye ibintu byinshi umunsi ni munini rero ntabwo ubizi hari ikintu kirenze nageze nkubwira ntacyo pe wibagije je negeze mwita shi reka uri kumbesha hanyuma shema ahubwo mumbwira ikintu mwamamagare numvise muvuga ngo munanshakira uyu rero nkubwije ukuri ni sisi wanje ni sister wanje sibyo hanyuma yego nabyo wanje hanyuma nabyo aruzi twatu message twa nimugoroba hi Sherry how are you undi nawe none senza ndi ko mudasase uyu ni inzobe uyu ni igika bihuriye he ntago musa abavukana bose siko basamba manze nkubwire bro abavukana bose siko basa sibyo ndagira ngo nkumenyeshe ko ubu ngubu muri aka kanya sibyo nta muntu uri hano kugira ngo ujye uri gudukina nkaho turaga ariko nasobanura nta mikino dukinisha murashaka ipantaro nyibahereze murashaka iki none wowe uratinyuka ukaza ubeshya ntabwo nzongera nose murashaka ikivase ngo nyikore murashaka oya tubwize ukuri ari njye n'uyu nguyu indege girlfriend wawe basi ngo nkunda wowe basi urankunda nanjye ntabwo nshobora ntabwo nzongera mumbabarire ntabwo nzongera mumbabarire reka tukwereke God have mercy upon us. God have mercy upon us. Hano kabara Esta nano amabuno bide byawe ubundi ugiye ikiya kiba namanyo ninde ukuntu myahaye amasaha amaki
umva nanga imbwa nkahura nazo ubaye amasaha muri iki gitondo byose ntera umwaka akusko nta n'isoni ugira meze neza ariko inde meze neza urambaza inzobe si inzobe none ntuyibona se nangahise ndakwiyamye uri kumva n'undi munsi ntuzongeye kunyoberaho iki ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongeye gumana ububiko bwawe izi ni dawa suri kumva ntajyana idiyama angavamo amagambo ubundi nindi bakonumyeho mama ubonye nje ngutakagiza ukagira ubonye ndeshye yawe ukagira ngo ubonye nje ngutakagiza ukagira ngo umufuka ari have udakoraho urambaza ngo nganga ari manga ese mbona imifuka irimo busa uri gushaka kuyireba se kanakumira ko wamgawe urazindutse uraza uva aho uvuye uje kuri guntera umwaka urumva nshaka ariko mvuye aho mvuye se wowe uje kwidarika mu muhanda aya nta nisonera aba hari ubwo uri kwigira ibiti abakobwa b'i Kigali bazamwe aho se hari iki aho hari ikira uzapfe nabi pfa nabi kubera iki mfite nyashi wazibonye ndahari wese ndapfa mpishwa n'iki nta n'isoni ugira gusa ubundi se wajyaga ubundi igihe wamereye njye nawe mfitanye nawe kihe kibazo mbyutse nifite gahunda zanjye ariko umaze kunjagaraza mu mutwe ndumva isereri ari isereri ubundi hano ujya ubu ngubu nibwo nyigikandagira mu murwa mu mujyi wa Kigali narenze Kimironko Remera Gasyata Nyabugogo umva hose naharenze ubu ngubu nibwo nyigikandagira mu mujyi wa Kigali ujya nyogo kuhumura ubu ngubu ngiye nkandagiye mu murwa nje gupagasa nzaza aho ngaho nzaza ntabwo uzongera guhiga ibijumba ntabwo uzongera guhinga ibijumba ubu ngubu tujya kujya turya umuceri nk'abanyamugi ubu nibwo nyigikandagira mu mujyi wa Kigali ujya oya abo ngabo bavuga ngo Nyabugogo bariba njye nta muntu ugeze unyiba igikapu cyanjye cy'imyenda ndacyagifite njyewe oya God have mercy upon us. yego nyogoku sawa ndi kumva tutari kumvikana menya ari amarezo y'aho ngaho mu cyaro adasobanutse ariko aho ngaho i Kigali w'amareneto akaba hari cyane yego oya naringeze ku rupangu rw'umweru cyane ndabona bamaze n'iminsi ku irembo batakubura ubu ngubu bashobora kuba bakeneye umukozi oya reka nze mbabaze ko baba bakeneye umukozi imite we nugira ikibazo akazi ubu namaze kukabona nageze mu murwa nugira ikibazo sawa Katabarwa mva ko ngeze mu murwa mva ubu ngiye gukora nka tutaravu kurira ewana uwo kabaye mabuja muraho mukomere cyane yese ashimwe umeze gutyo si uruwa uzi nurutse iyo biva iwacu ni Nyakariro twabuze akazi mu mujyi wa Kigali urumva twabuze akazi n'ubwo mpamvu urene ndimo nzenguruka urumva za Kimironko Gasyata wowe hose mamenye mu kanya urumva ndimo mvuga ni reka nze hano ubwo mufite urupangu rw'umweru rwose mbona mumeze neza muraza kubasha kuba mwamereza akazi noneho ubwo usenga kandi na mama wakora se ujye mama wanjye n'umukirisa asenga muri ADPR paruza muri mushiki wanjye asenga muri paruwasi segiteri noneho ndakwemereye n'ubundi nta mukozi nari mfite uwanjye amaze iminsi itatagiye noneho reka nkwemerere uzagize umporere rwose nuko urakoze mabe niko reka nkubaze ubundi uba muzima ufite ikibazo urarwaye kuko umuntu agira uburaya no mu mibyizi no muri weekend reka nkubaze ejo bundi nagusanga uri kumwe n'ikigabo uyu we yaje kumara ikibeho niko ndabakubita icyo mpfa nawe wamugana no kujya wanga abashyitsi nanga abashyitsi uzi n'umushyitsi njyewe naje gusaba akazi muri runo rugo usaba akazi yiye akazi muri runo rugo hari itangazo abanyarwanda dutanga ko dutanga akazi ariko mabuja rero amaze mujyane uburaya bwo muri uru rugo ndaburambiwe kuva ku wa mbere
iminsi yose Njyewe basi wagiye ukirabona konje njyewe ndi indaya none se ukirira kandi kigomana muri kumwe Yes. icyo wari muri kumwe ntabwo nakibonye wagiye ukizwa oya ariko wagiye usenya akasuzugura mu wagiye nsuzuguro usenya aha ni kwande kuki abantu basenga ubanga n'ububera wagize amagambo make aha ni kwanjye aha ni wande nakuzanye ari kintu uzanye muri iyi nzu rero iyoroshye umva reka nkubwire va maso ihangane wa mugabo Umva, wikomeza kunyita indaya wikomeza kunyita indaya wa mugabo hano ni kwande ni mu rugo rwawe ariko winyubahuka iminota ingahe ibindi tureba waturutse You think say they wise? tera intambwe 10 ubara ugenda ntugarukana bara 10 uvuye hano mabusha none se nakazi ndakubwiye ngo ubwiye guki bara 10 uvuye hehe Jesus! igihe cyose wahereye unyita indaya tuvuga ko umuntu usenga buri munsi ugahora unyita indaya nta soni buri munsi unyita indaya kandi senga ndetse ibibazo ndi gutya bikemuka senga nta soni kutuvugishije ukuri wowe ugomba gukizwa udakijijwe ntabwo byavamo nta soni wowe wa mugabo ngomba kuyakumenaho ndetse ubu ngubu none ndetse urambatije none wagiye ukizwa ndetse ubu ngubu ikibazo bikemuka abashyitsi igihe cyose none babonamo ubuhaye batuma umenaho amazi ngo kibwoko ki wagiye ukabasanga iwanyu n'ikindi gihe ntuzongere kandi reka nkubwire umaze kubona kunanira yaje kwisabira akazi yaje gusaba akazi hano ni kuri mana mfasha hari ikindi yashaka aha ntabwo ari ku ndege kwa mugore ngo kubura